azwiho kuyobora amarushanwa y'ubwiza ku rwego rw'isi yose Miss Universe. Azwiho kandi kuba umunyarwenya, agasetsa imbaga y'abanyamerika benshi bamukurikirana umunsi ku wundi, akambukana kure mu mahanga hafi ya yose. Azwiho kuba umwanditsi w'ibitabo ukomeye, ni icyamamare rwose ntawe ubishidikanyaho. Kije, bienvenue, welcome to the BGU Space. Muhaye ikaze aho tuganira byimbitse ku mugabo w'icyamamare Steve Harvey. Amazina ye bwite ni Broderick Steve Harvey, umunyarwenya, umunyamakuru, umwanditsi w'ibitabo, umushoramari ndetse n'umuyobozi ukomeye w'ibiganiro ku maradiyo no ku mateleviziyo atandukanye. Amaze iminsi agaragara mu bitangazamakuru byo mu Rwanda, aho agenda agarukwaho mu kugaragara mu bikorwa bitandukanye. Uyu yavuze ku ya 17 Mutarama mu 1957 muri leta ya West Virginia muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ni mwene Jesse Harvey na Eloise Vera Harvey. Se Jesse Harvey wakoraga mu birombe by'amakara yakunzwe kugarukwaho kenshi n'abana be bavuga ko yabaye umubyeyi wagaragaje umuravu ukomeye iwabo. Steve avukana n'abana 5. Akiri muto iwabo bimukiye i Cleveland muri leta ya Ohio aho yakuriye, gusa akura akunzwe cyane kubera urwenya yagiraga n'ubushishozi buhanitse yari afite bwo gusetsa abandi kakava. Nubwo yari umuhanga, Steve yahuye n'ibibazo by'ubushomeri n'ubushobozi buke, ndetse kubera gushakisha intego z'ubuzima akiri muto bigatuma afata akazi gatandukanye nko kuba umushoferi w'imodoka zitwara abagenzi, umuyede n'ushinzwe isuku. Nyamara iyo mihate ye yose yagiye agira amahirwe ikaramburirwaho ibiganza by'imigisha. Nyuma yaje gutangira urugendo mu byerekeye urwenya nk'umunyamwuga nyirizina ahagana mu 1980, aho yatangiye akora mu tubyiniro duto agakunda kwifatanya n'abahanzi b'abanyarwenya. Yamenyekanye cyane mu mwaka wa 1990 kubera ikinamico ye y'urwenya yakoraga ikaza kugenda ikwirakwira ahantu hose. Nyuma kandi yaje kubona amahirwe akomeye mu mwaka wa 1993 ubwo yabaga umunyamakuru ikiganiro cy'amateka Showtime at Apollo, komeza kugikora mu gihe cy'imyaka 7. Nyuma yaho yashinze itsinda ry'abanyarwenya bazwi nka Kings of Comedy ahagararanye na Bunny Mark, Cedric the Entertainer na Dio Higri. Iki gikorwa cyabaye amateka ndetse cyaje gukinwa muri filime yitwa The Original Kings of Comedy yasohotse mu mwaka wa 2000 iyobowe na Spike Lee, ndetse aba bagiye batumirwa mu bitaramo byinshi bya King of Comedy Tour. Steve yatangiye kuba umunyamakuru w'umwuga mu bitangazamakuru bitandukanye byiganjemo amaradiyo n'amateleviziyo, agenda amenyekana muri Amerika no ku isi yose. Mu biganiro yakoze bigakundwa cyane harimo icyitwa The Steve Harvey Show, aho yagitangiye mu 1996 akagikomeza kugeza mu 2002. Ni ikiganiro cyari kiremetse nk'umukino, aho yagaragayemo nka Steve Hightower, umwarimu warahoze ari umuririmbyi, ndetse cyaje gukundwa cyane cyane n'abanyamerika birabura. Yaje gukora kandi ikiganiro yise Family Feud cy'amarushanwa y'imiryango, yatangiye mu 2010 kugeza na n'ubu, ahagaragaza ubuhanga mu gihe ayoboye iki kiganiro kandi ntabure kunagamo amashyengo. Ibyo bigatuma abantu bagikunda kurushaho. Mu bindi biganiro yakoze byamenyekanye harimo icyitwa Steve Harvey Morning Show, nacyo kikaba ari ikiganiro cy'amajwi cy'umunsi cyakunzwe cyane muri Amerika, cyakunze gutambuka cyane ku maradiyo. Mu biganiro bitandukanye kuri ubayobora usanga ikiganiro kimwe kiyoborwa byihariye ndetse kikavanwamo akayabo k'amafaranga kubwo kwitabirwa n'abantu benshi. Ibi bituma hitamwo kenshi mu kuba umuyobozi mukuru w'ibitangazamakuru bitandukanye harimo n'ibye bwite atambutsaho ibiganiro bye. Uyu kandi ni umuhanga mu kuganiriza abana bakiri bato cyane, akamenya gutebyana nabo bakamwisangaho cyane mu biganiro mbwirwaruhame. Kuri ubu afite ibikorwa byinshi by'ubushakashatsi bikorana n'ibigo bikomeye. Afite kandi umuryango yise Steve and Marjorie Harvey Foundation ugamije gufasha urubyiruko kugira uburere bwiza n'imibereho myiza. Umuhanga kandi mu kwandika ibitabo, bimwe muri byo harimo icyo yise Act Like a Lady, Think Like a Man, cyagaragaye mu mwaka wa 2009. Cyabaye kimwe mu bitabo byahinduye ubuzima bwa benshi
by'umwihariko abakunda gusoma. Kuva mu 2015 Steve Harvey yabaye umuyobozi wa Miss Universe, nubwo bwa mbere yahuye n'ikibazo cyo gutangaza umukobwa watsinze nabi, ibintu bigasa n'ibizamba, agatangazwa cyane mu itangazamakuru avugwaho inkuru nk'iyo itaravuzweho rumwe. Azwiho kandi kuba yaragize uruhare mu guhindura ubuzima bw'Abanyamerika batari bake binyuriye mu bujyanama n'ubugiraneza, ndetse ibyo bikorwa bye akabisakaza n'ahandi. Ku rwego rw'isi afatwa nk'umwe mu bantu bafite ijwi ryumvikana cyane mu bijyanye no kwita ku burenganzira n'iterambere ry'abakiri bato cyangwa se urubyiruko muri rusange. Afatwa kandi nk'umwe mu bantu bashobora gutanga ibyiringiro ko ubuzima bushobora guhinduka, nk'umuntu washoboye guhindura ubuzima bwe bwari bwuzuye ingorane akaza kugera ku ntsinzi. Umuhate, urwenya n'ubushobozi bwo gukangurira abandi kwita ku hazaza habo bigaragaza neza uwo Steve Harvey ari we nyawe. Steve Harvey amaze gushaka abagore 3 mu buzima bwe kandi afite abana 7 barimo 4 yabyaye n'abakomoka ku mugore we wa 3 Marjorie Harvey. Umugore we wa mbere ni Marcia Harvey, gusa uyu ntabwo barambanye cyane kuko babanye kuva mu 1981 batandukana mu 1994. Bombi bafitanye abana 3 aribo Brand Harvey, umwe mu bakobwa be b'impanga, akaba ari umuyobozi mukuru w'umuryango Beyond Her uharanira guteza imbere ubuzima bwiza bw'abagore. Carrie Harvey ni impanga ya Brand Harvey, nawe akaba afite imirimo ijyanye no gufasha urubyiruko. Yashakanye kandi na Benjamin Raymond ndetse bakaba bafitanye umwana. Hari kandi Broderick Harvey Jr., umuhungu umwe rukumbi Steve Harvey yabyaranye na Marcia, akaba nawe ari umucuruzi ufite ibikorwa bitandukanye. Naho umugore wa kabiri wa Steve Harvey ni Mary Shackford, bakaba barabanye mu 1996, ariko urukundo rwabo narwo ruza guhura n'ibibazo bikomeye by'amatiku, batandukana mu 2005. Bombi bafitanye umwana umwe ariwe Winton Harvey wavutse mu 1997, akaba umuhanga mu by'ubuhanzi no gufotora. Umugore wa 3 wa Steve Harvey ni Marjorie Irene Harvey, aho bashakanye mu 2007, ndetse uyu yaje amufasha cyane mu guhindura ubuzima bwe. Marjorie yari afite abana 3 mbere yo gushakana na Steve, kandi rwose ababazi bavuga ko Steve Harvey yabashije kubakunda no kubafasha nk'abana be bwite, cyane ko yanabahaye rimwe mu mazina ye. Abo bana ni Morgan Harvey, umwanditsi w'ibitabo byo guteka no guhanga ibiribwa. Hakaza Jenson Harvey, umushoramari mu bikorwa byo kwambika abantu imyenda n'imitako fashion. Haza kandi Lori Harvey, umunyamideli uzwi cyane ku rwego mpuzamahanga. Steve na Marjorie ntibabyaranye abana babo bwite, ariko barira abo 7, kandi bose bafashe inshingano zo kubakunda kimwe bagasenyera umugozi umwe uhuje. Steve Harvey amaze kuza mu Rwanda inshuro zigera muri 2, aho yagiye agaragaza ko ari igihugu yishimiye kandi yifuza gushoramo imari by'umwihariko. Ku nshuro ya mbere aza, mu byari bimuzanye ku isonga harimo gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Gisozi, aho yagaragaje ko yatewe agahinda gakomeye n'amateka yaranze u Rwanda, ndetse agenera ubutumwa bwihariye isi yose muri rusange, ashishikariza amahanga gukangukira kumenya ukuri ku byabaye. Avuga ko nubwo i Hollywood abona badashishikariye kukumenya, ko we yari afite amatsiko menshi yo kumenya ibyerekeye Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Yongeye kuvuga ko kuba u Rwanda rutera imbere bifitanye isano rikomeye no kuba Abanyarwanda barababariranye, agira ati iyo utababariye ntushobora gutera imbere. Ejo bundi yongeye kugaruka mu Rwanda, aje mu bikorwa birimo kwitabira ibirori byo gutanga ibihembo ku bahize abandi mu mukino w'amasiganwa y'imodoka. Yanasuye kandi ikigo gikuru cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA kuri iki cyumweru ku ya 15 Ukuboza mu 2024. Ni munyemerere dusoreza hangaho ikiganiro cy'uyu munsi. Turabibutsa ko igitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space. Ngiye mwari kumwe, ndi Benita Giraneza Uwera.